Hey guys, uyu munsi tugiye kuvuga ku gaciro ka Pi Network ndetse tuvuge na kuri GCV. Uyu munsi turaza kuza kwibanda kuri GCV abantu benshi dutegereje. Muri iyi video iraza kuza kurangira umenye neza koko niba GCV ishoboka cyangwa se idashoboka. Mwibutse niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, kanda like ukande na subscribe kugira ngo tujye tubana. Ahangaha uzajya uhamenyera amakuru ajyanye na Pi Network, ureke babandi baba bishakira views hano kuri YouTube. Okay, let's go. GCV ubundi ni iki? GCV mu magambo arambuye bivuga Global Consensus Value. GCV ni igitekerezo cy'uko Pi coin yagira agaciro gahuriweho ku isi yose. Ni ukuvuga wenda urugero twavuga nk'amadolari, tukavuga nk'ari amafaranga abarusiya bakoresha. Icyo gitekerezo kikaba cyaratangijwe gishyigikirwa n'abantu bamwe na bamwe bo mu muryango wa Pi Network. Aha tubyumve neza, ni abantu bamwe na bamwe bari mu muryango wa Pi Network, ariko ntago ari abagize itsinda rya Core Team. Nta na rimwe Core Team yigeze tugaragariza yuko GCV izashoboka mu gihe runaka, cyane cyane mu matsinda ya WhatsApp. Ndakeka mwarabibonaga mu magurupe tubamo, Telegram. Ahangaha twavuga nk'ira Telegram ya Doris Yin, ndakeka hano nawe utayikurikira, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Ahangaho ni puwe ya mbere. Ese ubundi abayobozi ba Pi Network bo babivugaho iki? Ni ukuvuga Core Team bagaragaje ko agaciro ka Pi kazagena isoko real demand and supply, si igiciro kivugwa gishyirwaho n'abantu cyangwa se community gusa. Ku rubuga rwabo bagaragaje ko agaciro ka Pi kazavuka mu bikorwa abantu bazajya bagura cyangwa bakagurisha ibicuruzwa byabo. Murabizi ko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka washize wa 2024 ahantu hose ku isi bashigikiraga GCV ku madolari 314,159 by'amadolari. Na hano mu Rwanda iwacu byarabaye, ariko ahantu henshi byakunze kuba ni twavuga nko mu Bushinwa, aho mu Bushinwa, muri Amerika ndetse no mu Burundi. Cyane cyane abarundi ahangaha barabizi. Ibi bivuze ko niba abantu benshi bemera kugura ibicuruzwa byabo bakoresheje Pi, mubyumve neza, niba abantu bemera kuba bagurisha ibicuruzwa byabo bakoresheje Pi, ahangaha niho GCV izashobokera. Ariko kugeza ubu ngubu nta gaciro gahuriweho gafatika karajyaho. Ibi bivuze iki? Turacyategereje ikintu dutegereje cy'ingenzi cyane, ni Open Network. Ikintu cyabaye ni Open Mainnet, kugira ngo bemerere ari application kuba yakwa-applyinga ama KYB kugira ngo azadufashe mu bintu bijyanye no kugura no kugurisha ku isi hose. Ahangaha nakuzaniye puwe eshatu. Iya gatatu rero ni iyi ngiyi. Ese ubundi GCV yashizweho nande? Nk'uko nabivuze mbere, GCV yashizweho n'abantu bamwe na bamwe bari mu muryango wa Pi Network. Ntago ari abantu bari muri tekinike, ni ukuvuga Core Team muri rusange. Niba mubyibuka neza, hari umudamu bita Doris Yin. Uyu nguyu ni umushinwa, ariko akaba aba muri Canada. Niwe wazanye ibintu bya GCV, ariko bavugaga yuko ari inshuti cyane na Dr. Nicholas. Rero akimara kuzana icyo giciro cya GCV, abantu benshi twaza tubigenderamo, tangira kwishyiramo ko GCV igomba gushoboka.
Dore impamvu rero ituma GCV igomba kuba byanga byakunda, bitwara imyaka 2, bitwara imyaka 3, bitwara imyaka 10, ariko GCV izakunda. Inzobere zivuga iki rero sasa? Bavuga ko impamvu GCV kugeza aka kanya mu mitwe y'abantu imeze nka scam. Bavuga ko impamvu GCV ishoboka kuba ari ikinyoma cyangwa se uburiganya scam, hari ababyitwaza bagashuka abandi ngo bagurishe ibintu byabo kuri payi ivuye kuri GCV. Ubwo bifashisha GCV kugira ngo bagurishe commodities zabo cyangwa se ibicuruzwa byabo, nyamara kugeza ubu ngubu payi nta gaciro ka nyako ifite. Ubu ngubu kuri exchange ya OKX na Bitget igeze kuri 0.44 by'idolari. Urebye mu manyarwanda ashobora kuba ari nka 500. Rero nk'umwanzuro ni uwuhe? Pi izagira agaciro gahambaye. Izagira agaciro gahambaye ryari? Igihe hazaba habaye open network. Ikintu twabonye ni open mainnet. Izagira igihe izaba yagiye ku isoko open mainnet, open network yabaye, nibwo icyo gihe izagaragara nko kuri Binance. Ese ubundi wowe ujya wibaza impamvu coin imeze kuriya itigeze iba listed kuri Binance, ikaba listed kuri OKX? Yego, OKX nayo ni exchange ikomeye, ariko Binance ni exchange umuntu wese